Inkuru y'ubuhinzi n'ubworozi mugezwaho ku bufatanye na Super Fresh ndetse na 9 Image Studios. Kobayi ni itungo ryororwa nk'inkwavu. Uyu ni Cyubahiro James, ni umworozi wa Kobayi mu karere ka Rubavu. Ni ubworozi amazemo imyaka 3. We na bagenzi be bavuga ko ubworozi bwa Kobayi ari ubworozi bumaze kubateza imbere, nyamara mu Rwanda ntabwo ari umuco wari umenyerewe. Ariko se amateka y'isi Kobayi ni ayahe? Amateka ku bushakashatsi twakoze nuko Kobayi zishobora kuba zarageze mu Rwanda hagati cyangwa zaramenyekanye nko muri 70, hagati ya 75 na 78 cyangwa se na 80 nk'uko nguko. Rero impamvu ngo bazita Sumbirigi hari icyorezo cya bwaki n'imigwingire y'abana n'imirire mibi, hanyuma abo babirigi bavuga ko aribo bazanye izo Sumbirigi mu rwego rwo gufasha abantu ngo bazikonsome bakire bwaki bakire n'imigwingire kuruta uko bakonsomaga imiti kandi imirire yabo yari mibi. Ubworozi bwa Kobayi avuga ko no mu kuzitunga zitagoranye kubera ko ngo ni ubworozi bufata buri kimwe bushaka uretse inyama. Ikindi kwari gushaka amafaranga, inyungu. Hanyuma rero ntekereza icyo nakora ngo ngira amafaranga kandi mfashe n'abantu kandi bidahenze ku buryo bufite coste iri hasi. Dutekereza rero ko twakorora iryo tungo, twabonaga abantu bo mu giturage, twe twavukiye mu migi, twajyaga mu giturage tukazisanga y'abaturage bazoroye zibana nabo mu nzu. Dukora ubushakashatsi kureba ko hari izasigaye ngo dushobore kuzorora. Abantu bazikonsome bakire imirire mibi kandi natwe tunazigira ubucuruzi buduha amafaranga. Agaruka ku ruhande rw'abaturage ngo mbere habagaho uburyo bwo gusuzugura ubu bworozi bw'imbeba. Sumbirigi kera urebye kera mbesi ngo mu ngo z'abakene nimo wasangaga ziri, ariko ubu ngubu aho iterambere ryaziye bono Sumbirigi ubu ni imari, kuko nka gutya ushobora kuba wazorora wazijyana muri Kongo ukazana amafaranga agaragara. Ubu ngubu muri Kongo ni imari. Mbere nyine twabonaga ari ibintu biraho ngaho ari amatungo ugomba korora kugira ngo ubone ifumbire urebye, cyangwa se nk'abana baba bararwaye ngabwaki, hari indwara bitaga bwaki akaba arizo baba bagira. Ubundi urebye akamaro kazo kera uko twazifataga karako guhereza abana bagwaye cyangwa si ifumbire nta kindi. Agaruka ku buryo zivurwamo, Nsenyuva Fabienne veterineri ubana n'izi Kobayi umunsi ku munsi avuga ko zitarwaragurika cyane, nyamara nubwo abaturage bo bwabo batari ko babyumvaga, batumvaga ko ari n'itungo ryakabaye rivurwa. Sumbirigi ni amatungo nk'ayandi yose, nuko abenshi bakunze kubizita ngo ni imbeba, ariko ni amatungo nk'ayandi yose, zitabwaho neza cyane nk'andi matungo yose uko tuyavura. By'umwihariko iyo zagize ikibazo nk'uburwayi zikaba zitakunze no kugira n'uburwayi bwinshi cyane kuko akenshi zitungwa n'ibyatsi, ariko hajemo n'ikibazo cy'uburwayi imiti tuyishyira mu mazi zinywa n'amavitamine tugashiramo, ku buryo usanga nka Sumbirigi iyo bagiye kuyisarura usanga iri hagati y'amagarama 700 n'ikiro. Umuturage ushaka korora Sumbirigi, ikintu cya mbere Sumbirigi zikunda zanga ni ukuvuga ngo zanga ahantu hatose. Urabona ko ziba zirya ziganga, ubwo bukonje bushobora gutera uburwayi. Hari uburwayi zikunze kurwara nk'inyo. Ubwo rero icya mbere ni ukwirinda umwanda, kuzikukurira neza, ndetse mbese ni kuva ahantu hose hatose ntabwo zihakunda cyane. Ubworozi bwa Kobayi ni ubworozi bumaze imyaka myinshi bugeze mu Rwanda, dore ko yewe no ku mwaduko w'abazungu ubu bworozi bwari buhari. Uno muturage yatubwiye uburyo ki yatangiye buno bworozi, nyamara natubwira ko ari ibyagiye bimuteza imbere, dore ko kuri ubu ngubu ngo nta n'irindi tungo yakorora. Yagiye yoroza abantu bagiye batandukanye, aho kuri ubu ngubu ari naho hagarariye association y'aborora Kobayi mu Rwanda. BTN TV mu karere ka Rubavu mu bworozi bwa Kobayi, Narimana Yankunda Jean Paul. Inkuru y'ubuhinzi n'ubworozi mugezwaho ku bufatanye na Super Fresh ndetse na 9 Image Studios. Watangiye twibwira? Nitwa Cyubahiro James, ni umuyobozi wa Association Rwanda Kavi Farmers Association. Association yorora itungo ryitwa Kobayi.
watubwira ku mateka ya kobayi muri rusange? Amateka ya kobayi ni itungo ryororwa nk'inkwavu ariko ni sorte, bamwe bavuga kobayi, abandi bakavuga kavi, abandi bakavuga sumbirigi, abandi bakavuga ipanya, cyangwa se abandi bakavuga ngo ni imbeba za kizungu. Amateka ku bushakashatsi twakoze nuko kobayi zishobora kuba zarageze mu Rwanda hagati cyangwa zaramenyekanye nko muri 70, hagati ya 75 na 78 cyangwa se na 80 nk'uko nguko. Rero impamvu ngo bazita sumbirigi, hari icyorezo cya bwaki n'imigwingire y'abana n'imirire mibi, hanyuma abo babirigi bavuga ko aribo bazanye izo sumbirigi mu rwego rwo gufasha abantu ngo bazikonsome bakire bwaki, bakire n'imigwingire, kuruta uko bakonsomaga imiti kandi imirire yabo yari mibi. Yego, noneho rero umaze kutubwira ku mateka gatoya, nagira ngo noneho tubwire wowe nihe havuye igitekerezo cyo korora kobayi? Igitekerezo nakigize kubera ibintu bitatu. Muze kuzamura kwijwi. Kubera ibintu bitatu. Icya mbere ni imirire mibi cyangwa se imigwingire y'abana. Ikindi kwari ugushaka amafaranga, inyungu. Hanyuma rero ntekereza icyo nakora ngo ngira amafaranga kandi mfashe n'abantu kandi bidahenze ku buryo bufite coste iri hasi. Dutekereza rero ko twakorora iryo tungo. Twabonaga abantu bo mu giturage, twe twavukiye mu migi, twajyaga mu giturage tukazisanga y'abaturage bazoroye zibana nabo mu nzu. Dukora ubushakashatsi kureba ko hari izasigaye ngo dushobore kuzorora, abantu bazikonsome bakire imirire mibi, kandi natwe tunazigira ubucuruzi buduha amafaranga, naba abantu bazifite bazorore kinyamwuga. Tumaze kubona rero ko bishoboka kandi ko zihari ku isoko rihari cyane ku baturanyi ko bazigura ku bwinshi, duhitamo gushyiraho association kugira ngo tujye tuvugira muri association. Turi mu rugaga rw'abacuruzi rw'abikorera muri PSF, natwe nk'abafite association y'aborozi borora izo kobayi. Bituma rero tubona amasoko yo muri Kongo, amasoko yo ku mahoteli turayabona, n'amasoko ari lokale yo mu giturage, abaturage barazigurisha. Natwe iyo dukeneye icyororo zishobora gushira cyangwa dufite komande nini tukajya kuziguramo mu biturage ku masoko atandukanye. Hanyuma muri rusange n'icyo usaba leta? Icyo twifuza kuri leta nuko yadufasha gushishikariza abantu babana nazo mu mago ko bazorerera ku buryo bwa kinyamwuga kandi bakazora neza, kuko ni itungo ribaha amafaranga kandi ni itungo rituma batagira meru kandi ni itungo rirwanya imibereho mibi y'umuryango. Tukifuza rero ko ari ibyashoboka leta yadufasha kugera ku nzozi zacu zo gutuma turwanya imigwingire, dufata rya tungo tukaribyaza umusaruro ndetse tukaryongerera n'agaciro kuri transformation, bakaduha imashini yumisha izo nyama ngo dushobore kuzibeta, dukore sosoma, tuyikoremo ifu, dukoremo ubundi bushakashatsi butandukanye, ariko bwose buzanira inyungu ku muturage kandi kuri coste iri hasi. Ese muri rusange ku bworozi bwa nuza bwa kobayi, RAB yo mukorana nayo bya hafi? RAB irabizi ko ubworozi tubufite, twavuganye nabo batwemera ko bazaza kudusura, barabizi ko buhari. Haba no ku karere kacu ka Rubavu ukuriye ubworozi arabizi ko kobayi zihari, no ku rwego rw'igihugu barabizi ko zihari. Ni nacyo gitumye namwe mwaje hano, nuko bazi ko association ihari kandi ko n'iryo tungo rihari. Kabone nubwo ritaratera imbere, tukasaba leta ko yashishikariza abantu kuryorora neza ku buryo bwa kinyamwuga, kubera ko amatungo ni make kandi abantu ni benshi, ariko itungo ryo ryororokana vuba kandi uwo ari we wese yagira ubushobozi bwo kuryorora, abo mukene abo mukire. Reka ngushimire. Murakoze.